mwami wanjye, aya niyo magambo umutima wanjye urimo kuvugira imbere yawe. Reka bye kuba kubiririmba ku munwa, bibe icyifuzo cy'imitima yacu twese, twebwe abahungu bawe n'abakobwa bawe duhuriye kuri iki gicaniro, twebwe wahamagaye kutugirira neza, twebwe wahamagaje imbabazi, utwigishe kukwiringira byuzuye. Ibyo ushaka nibyo byiza kuruta ibyo dushaka. Igihe cyawe nicyo cyiza, uburyo bwawe ni bwiza. Utugenza uko ushaka. Turakwirekuriye, tuguhaye ingamba zo mu mitima yacu, tuguhaye ibitekerezo byacu, tuguhaye gusenga kwacu, tuguhaye kwifuza kwacu, tuguhaye ibyo turimo dusaba ngo byuzurwe n'ubushake bwawe. Utwuzuza amahoro abonekera mu kukumvira, utwuzuza amahoro abonekera mu kugutegereza, utwuzuze ayo mahoro yawe n'uburyo bwawe. Mwami, tumeze nk'abana bato, inzira zawe ziradusiga rimwe na rimwe, ariko ibyo ushaka, ibyo ukora bihora ari byiza kuri twe. Ntago se wa Yohana Umubatiza na nyina Elizabeth bari buzamenye ko wabageneye ko urubyaro rwabo ruzaba integuza ya Yesu, ngo batinde kubyara, ari abakiranutsi bakora umurimo wawe, ariko wowe ariko wabiteganyije ko umwana uzava mu nda yabo bwa mbere azaba integuza ya Yesu, akaza amezi make mbere y'igihe Yesu azazira. Ntabwo ibyo bintu byari gukwirwa mu mutwe w'uriya musaza, ntabwo byari gukwirwa mu mutima w'uriya mubyeyi Elizabeth. Imigambi yawe iradusumba, nzira zawe ziradusumba. Tumenya aho gato tumenyeshejwe nawe, tumenya aho gato aya maso yacu y'umubiri areba, ariko igisha bera twigisha kukwiringira, kugutegereza, twigisha igihe cyawe, twigishe gutekanira muri wowe, twigishe kukumvira hagati mu rugendo, mu muriro, mu mazi menshi, mu byiza isi yadushagaye yaduhaye amashyi ibintu biryoshye, cyangwa se yaduteye amabuye, twigishe kukubaha no kukubahisha. Twigishe kandi mwami w'abami gukomeza kukugirira icyizere. Bera bamwe basanze ngo gusenga nta mpamvu yabyo, gukiranuka nta mpamvu yabyo, kwiriza nta mpamvu yabyo. Turakwingiza ubwo turi muri iyi minsi waduhamagaje imbabazi, tukaba dufite ubuntu bwo gusenga. Turakwingize ngo wegura abo bera bagenzi bacu, wegura abo bahungu, wegura abo bakobwa baciye mu bintu biremereye, batubwira tukabura uko tubatwaza, tukabura uko tubagenza, tukabura igisubizo, ariko wowe umenya byose, wowe uzi byose, wowe ushobora byose. Turakwingize ngo tukiri ku mavi wegura ubuzima bw'abera, wegura abo bagore, wegura abo bagabo, wegura abo bana batoya, wegura abo basore n'inkumi, ubuzuza imbaraga zawe, za mbaraga z'umwuka wawe buzure, kugira ngo babashe gukomeza urugendo, babashe gusohoza icyo ubashakaho. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo igihe kigeze ngo Sara arabyara. Twebwe twabonye cyari cyararenze, tubona iriya si yo myaka yo kwenjoyinga umwana, tubona iriya si yo myaka, ariko we ntiwatezwe, ntiwakererewe, ntiyabujijwe n'abarozi cyangwa n'akarande, ntiyabujijwe n'ikintu na kimwe. Umugambi wawe wari uri inyuma y'ibyo byose, uko byatwitwa uko ariko kose niko wagenje kwa nyina wa Samweli. Wari uzi igihe Samweli azaba akenerewemo, wari uzi igihe uzaba umukeneye nk'umuhanuzi wawe, wari uzi igihe azakoreramo, wari uzi igihe mwami w'abami, wari uzi kandi umutima w'umubyeyi wategura ukawutegura kugeza igihe umwana umwe yibyariye atamugumana akamuguha. Wari uzi icyo urimo gukora mu mutima wa nyina wa Samweli, wari uzi icyo urimo gukora mu mutima wa se, wari uzi igihe na saison na periode agomba kuzaziramo. Ibyo ntibyakwirwa mu mutima wa nyina wa Samweli, ntago byakwirwa mu mitima y'abicogeye n'abaturanyi babo na ba Penina, ntago byakunda mwami w'abami, ariko wowe umenya byose. Uturinde gucogorera mu migambi yawe, uturinde gucogorera mu nzira zawe, urinda bitorero gucogorera mu nzira zawe, utugenze uko ushaka, tutunamye, tutabebera, tudashobewe, dukomeje urugendo, dukora icyo waduhamagariye gukora. Tukugarurira icyubahiro kubw'ubuntu bwo gusenga. Wakoze kumva gusenga kose twasengeye imbere yawe, wakoze kwakira indirimbo twagutuye, wakoze nyaguhora ku ngoma. Udusukire kubaho kwawe aho buri mwana warimo kwambaza ari mu nzu ye, ari mu nzira agenda se, ahari mwa umwuzuze kubaho kwawe.
utwuzuze kubaho kwawe natwe aho turimo tuvugira ahangaha, utwuzuze presence niyo dukeneye mwami w'abami. Turashaka kubaho kwawe kugwiriye muri twe, mu muntu wacu wamwe imbere, mu ngingo zacu, muri twebwe, umwuka wacu usabanye n'umwuka wawe. Kubaho kwawe gutwikira aho turara, gutwikira aho dukorera, gutwikira aho tuba. Presence yawe ndi hindura ibintu, ya indi zura, ya indi kura mu rupfu, ya indi zana ubuzima nyaguhora ku ngoma. Nta muntu wayinjiyemo ngo akomeze kumera nk'uko yari ameze. Uwaje afite ikiriyo mu mutima yatahanye ibitwenge, uwaje ahetamye yaremeshejwe, uwaje arwaye yarakize, uwaje afite iminyuru y'uburyo bwose yaracikaguritse. Muri presence yawe hari ubuzima, hari ubuzima mwami w'aba. N'abakugezeho bicira urupfu bumva atarabo kwemerwa, nka wa mugore wafatiwe mu busambanyi hagati, bageze imbere yawe bahura n'imbabazi, bahura n'imbabazi, bahura no kudacirwaho iteka. Reka umwana wawe muri aya masengesho wumva aciriweho iteka, wumva abandi basenga watakwirwa asenga kurikije uko abayeho n'uko ameze no kunanirwa kwe, umuhe gusogongera izo mbabazi zimubonekera aho uri, maze yakira ubuntu ubonekera muri wowe, maze yakira imbabazi, yakira imbaraga, abashe gukomeza urugendo. Urakoze Data, tuvuze ibyawe bwakwira bugacya, turirimbye neza, turirimbye ubwizerwe bwawe, turirimbye imbabazi twaboneye aho uri. Wowe uduhembura, wowe utubyutsa, wowe udukomereza amaboko, wowe udukomereza uruhanga, wowe wadushatse tutakuzi, wowe wankuye hahandi no muri bya bindi, wowe wangiriye imbabazi, wowe watangiye urugendo rwiza muri twebwe, wowe utagira urucira hagati, wowe urimo kudutunganya no kutuboneza kugira ngo uzadushyire Data tudafite inenge, tutagira ikizinga. Wowe urimo kudutunganya ngo tube tuboneye rwose, tutabuzeho na gato, twirekuriye mu biganza byawe ngo dutunganye. Umaremo ikintu cyose kidasa nawe Kristo, umpe gusa nawe, umpe umutima wawe, umpe imirebere yawe, uko ubona isi aba ariko nyibona, uko ubona abantu aba ariko mbabona, uko ubona ibiha aba ariko mbibona. Umpe amaso yawe mwami, umpe kumva nk'uko wumva Kristo, umpe kureba nk'uko, umpe umutima wawe, umutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye urukundo, umutima wuzuye kugira neza, aho byari binkambutsemo ubinyuzuze mwami w'aba. Umpe gusa nawe, umpe gusa nawe, umpe kwiharirwa nawe, unyuzuze umutwaro uri mu mutima wawe Yesu. Turabera twuzuye imitwaro, tuzi ibyo tugusaba ngo dukorere, turabifite, kandi ujye ubikora, ujye uhanagura amarira ku maso, ujye ugirira abantu neza, ujye utabara. Turabahamya b'ineza yawe mwami w'abami, ariko twongeye guhuza umutima nk'abana bawe, ngo uduhe umutwaro wawe. Icyo urimo utekereza ku itorero ry'u Rwanda ukimpe, ugiye abahungu n'abakobwa. Icyo urimo utekereza ku gihugu cy'u Rwanda, icyo urimo utekereza ku miryango y'abanyarwanda, icyo urimo utekereza kuri abo bahungu n'abakobwa, ucyuzuza umutima wanjye kugira ngo mpinduke umwingenzi w'ukuri, kugira ngo mbe umurinzi ku nkike nk'uko bikwiriye, kugira ngo mbashe guhagarara mu cyuho cya generasiyo navutsemo. Ntabwo turi hano kubw'impanuka mwa, tuhari muri uyu mwaka dufite agakiza tukuzi, kuko wari ubifitemo intego, ufite papasi ku buzima bwacu. Uduhuze nayo, duhuze n'umugambo dufitiye, nkubera akanwa, nkubera amaboko, nkubera ibirenge, mbushaka kumbaho. Duhagurutse turi benshi, hagurutse abagore bahagara mu cyuho, hagurutse abagabo, hagurutse abasore n'inkumi bashobora kuba barinzi ku nkiki by'umutima. Duha umutima wawe Yesu, kugira ngo tubashe kwinginga nk'uko urimo twingingira iburyo bwa Data, udacogora. Ntawe uta wowe, ntawe ujugunya, ntawe uvuga ngo yarananiranye, uhora winginga ngo yongere ahabwe ubuntu. Mwami mpa uwo mutima, uwo mutima wo kudashyiraho abantu akadomo ngo ibi byaranze byara, nk'umutima wawe Yesu wuzuye imbabazi, wuzuye impuhwe, wuzuye kugira neza. Urakoze Data, nuvugane natwe muri aya magambo, nudushyiremo ibyo wifuza ko dusengera bari byo dusengera, nuduha umutwaro wawe. Urakoze kubw'abahungu n'abakobwa wahagurukije kugira ngo basenge. Urabafite hirya no hino muri kino gihugu, abo tuzi, abo tutazi, ariko ufite abantu, ntujye ubura abantu. Ufite abantu mu nguni zose, ufite abantu muri domene zose, ufite abantu muri area zose z'ubuzima. Ufite abakuru, abakecuru bakwambaza bakwiringira, ufite abasaza bakwambaza bakwiringira, ufite abasore batoya twareba twagira ngo ntibabishobora, n'abakobwa batoya twareba twagira. Urabafite, ufite abantu muri generation zose. Urabafite mu byaro, urabafite mu mujyi, urabafite mu batunze amafaranga, urabafite mu batayafite, urabafite mu bize n'abatarize. Nudukomereza abo bera bari hirya no hino Mwami, kugira ngo bakomeze babakanwa kawe, baba amaboko yawe.
babe imiyoboro y'umugisha, babe imiyoboro ucishamo ibyawe ukagera muri iki gihugu, ukagera muri iyi miryango, ukagera hirya no hino. Mwami w'abantu, urakoze ko hariho itorero muri kino gihugu cy'u Rwanda. Urakoze ko hariho abantu waguze amaraso. Urakoze ko hariho abantu ubereye umwami w'ubuzima bwabo, batakigenga, bagengwa nawe. Urakoze data, cyubahiro nikikugarukire. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe amahoro, mumeze neza. Turakomeje gusenga, Imana iguha ubuntu, itugwiriza ubuntu, ntucogore hagati mu rugendo. Haleluya. Uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi turasengera itorero, kandi tuvuga itorero ntabwo ari denomination, n'abizeye Kristo. Nabo Kristo abereye umwami, ni wowe nanjye n'abandi tutazi bari hirya no hino muri denomination zitandukanye zizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ndifuza kuvugaho gatoya amagambo mu ijambo ry'Imana, twongera tugasenga gatoya, hanyuma tugasoza. Abo dusengera n'abizeye Kristo, nabo Kristo abereye umwami, n'abantu barimo guhatana bifuza kubaho ku bwa Kristo. Harimo amaze gutera agatambwe, harimo abakikambakamba, harimo batarabasha guhagarara, harimo abiruka, harimo abasiganwa basingiye icyo Kristo yabafatiye, ariko bahuriye ku kintu kimwe: bifuza kugengwa n'umwami wabo mu mbaraga cyangwa se mu ntege nkeya. Barimo guhatana kurekeraho kubaho ku bwabo, nicyo bahuriyeho. Burya si ikibazo cy'idini, burya hari idini rya Gikristo rifite doctrine nzima, ribamo abantu bitwa abakristo ariko badafite ubu buzima, badahatana kubaho ku bwa Kristo. Ariko nanone barahari hirya no hino, aho ukeka naho udakeka, abuzi nabo tutazi, abo barahari, bahuriye ku kintu kimwe. Barimo barahatana kubaho bayobowe na Kristo, bashyira ibyabo ku ruhande, bimika Kristo. Abo nabagize itorero ry'Imana. Imana ishimwe ko bahari mu ngoni zose z'ubuzima. Ijambo ry'Imana mu Bikorinto 2:5-15 haratubwira ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Abo nibo turimo kuvuga. Abikorinto 2:5-15, Bibiliya yera. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho se bariho gute? Yapfanye natwe, azukana natwe. Ubu uyu munsi turi mu buzima twakiriye kubw'umuzuko wa Kristo. Abo nibo Bibiliya ivuga ngo nabariho. Abo rero bariho, abo bazi neza ko bapfuye bagapfana na Kristo, uyu munsi bakaba bariho. Tumeze nkaho turi mu buzima bw'inyongezo, turi mu buzima butari ubwacu, turi mu buzima bwacunguwe, bwaguzwe. Abo rero abo ngabo ni wagize itorero rya Kristo. Ngo kandi yapfiye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Nakubwira ngo ikita rusange bahuriyeho, bifuza kuberaho Kristo. Nongere mbivuge, bamwe bafite imbaraga, baragenda babishobora, abandi bafite intege nke, ariko imitima irabishaka, imitima irabiharanira, ubuzima burabiharanira. Bamwe ni batoya nk'uko umwana yiga gukambakamba, ejo agahagarara ku maguru ye, ejo akiruka. Umuntu mukuru ntago yaba agifite ikibazo cyo guhagarara ku maguru ye, kereka yarwaye, yarakuze abasha guhagarara ku maguru ye. Ariko n'umwana burya afite utuguru ni duto, ariko turahari, ingingo zose ziruzuye, ariko ntarabasha kugenda. Arakambakamba, aragenda intambwe ebyiri, ejo akagwa, ariko afite amaguru, ariko afite ubuzima. Abo bantu rero ikintu bahuriyeho ni iki: ntago bakifuza kubaho ku bwabo. Abo nibo bagize itorero, ntagira ahandi ushakira. Kandi Uwiteka arabazi, nawe yarabivuze mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 2:19, 2:19 Timoteyo, ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Twajya impaka, nakwita umukristo ukanyita we, tukajya impaka tuvuga ngo bariya barakijijwe, bariya ntibakijijwe, bariya ntibazi Imana yacu. Twajya impaka zitandukanye, ariko impaka zacu hari uzirangiza. Uwiteka azabi. Arabaza bari muri Gatolika bamwizeye, arabaza bari mu Adventiste bamwizeye, arabaza bari muri Pentecote bamwizeye, arabaza muri za denomination zose zitandukanye, navuga ngo ndangize, bamwizeye. Bariho ikimenyetso cye, kandi n'ababeshya ntabarabazi. Baraho hose heza, hafite n'amadoctrine mazima. Rwose ari igihe winjira nko mu rusengero wakumva ibyo bavuga n'ibyo bigishwa, uvuga abantu bose bahana ibyo barakijijwe. Nkurikije ijambo bumva, nkurikije ibintu byiza bihari, ukagira ngo bose oya Uwiteka azabe. Rero impaka nke, Uwiteka azabe. Mu mutima wawe harimo iki? Mu mutima wanjye harimo iki? Ese haraharanira kutabaho ku bwanjye, kubaho ku bwa Kristo mu mbaraga cyangwa mu ntege nke? Icyo si ikibazo, urwo ni urugendo. Urubuto rwose rwavutse cyangwa ruhari, rwatewe, iyo ruvomerewe n'amazi rugahabwa ifumbire, ruzakura.
ariko hatari urubuto ntawamenya. Ikindi ashobora kuba kugwingira kuko umuntu atavomerewe. Imana itugirira ubuntu. Abo rero nibo tugiye gusengera. Turasengera abagwingiriye hagati mu rugendo kuko batahawe ibyo kurya bizima. Turasengera abayobejwe, turasengera abahagaze mu kure ariko bahagaze mu bihe bikomeye, turasengera abera, turasengera itorero, umubiri wa Kristo, ingingo zacu, abo Kristo abereye umutwe. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rw'Abefeso igice cya mbere, dusome hano harehareho. Rwandiko Paulo n'igitoro rya Efeso igice cya mbere 15 kugeza kuri 23. Haravuga ngo kuva kuri 15 Abefeso igice cya mbere tume muyimenye. Mwibuke ko abantu ari masabira bamenye Imana. Nabitorero, nabera bo muri Efeso, ariko arabasabira ngo bigire imbere. Ko kumenya Kristo birakura, biragwira, kandi ibyo bizana itandukaniro mu buzima bwacu. Ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'ikibaro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Dukeneye ubwenge bakundwa. Dukeneye guhishurirwa Kristo kuruta. Dukeneye ubwenge muri iyi si cuza umwijima. Mwibuke ko abitorero duhagarariye Kristo. Abantu baratureba, wanze ukunze barakureba. Dukeneye ubwenge muri iyi si cuza umwijima kugira ngo duhagararire umwami wacu neza. Dutera abantu kwifuza kumenya uwo mwami, dutera abantu kwifuza kumukurikira. Naganiraga n'umuntu mu masaha yashize, navuga ko atizera Kristo, arimo avuga uburumbo tugirira mu byo yakwita gukizwa. Nagira ngo ko uhagararire Kristo, uru rugingo rwanjye wanze ukunze, ndi urugingo rwawe wanze ukunze. Kuko abantu tubana nabo hirya no hino ntago bazi ibyo abakristo byose. Niba witwa umukristo ukabana nabo, uko bakubonye bazi ko twese ariko tumeze. Ubwo rero iyo uhagarariye Kristo neza ubu tugiriye neza, ugiriye n'ubwambi bw'Imana neza. Iyo umuhagarariye nawe ubu tugiriye nabi twese. Ambwira ati ibyo bintu by'abarokore ati bataha saa 8 z'ijoro, atabagore bataha saa 8 z'ijoro. Nkumva ndashaka kumusobanura uburyo tudataha saa 8 z'ijoro. Nkumva ndashaka kumubwira uburyo tutoza abagore kuba mu ngo zabo. Nkumva ndashaka kumubwira uburyo rwose tubizi neza ko umurimo wa mbere ari mu nzu ziwacu. Ariko nyine nuko abitorero Imana itugirira imbabazi, iduha ubwenge, twibika ko duhagarariye umwami w'abami. Wifuza ko nta muntu n'umwe warimbuka. Iyo muhagarariye nabi hari abantu bashobora gupfapfana iruhande rwanjye. Iyo muhagarariye nabi hari abantu bapfapfanira, babihinyurira kure, ntibazihe n'amahirwe yo kubyegera ngo babyumve babyange banabyumvise. Babihinyuriye kure kuko bitatraktinga, kuko bidakurura, kuko biteje isoni, kuko ari ubuswa, kuko ari ibintu bipfapfanye. Imana iduha ubwenge, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyo bahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera benshi ntago hatuhagera. Turinginga Imana ngo abera iduhe kugera hano hantu. Ngo amaso y'imitima yacu abone uko akinguka, abone uko ahweza, tumenye ibyo twiringizwa niyo duhamagaye, tumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaturaga twegwa abera. Amaso y'imitima yacu akingutse ibintu tukabibona, intege nke zadushiramo. Nta kintu kizi cyakwambura imbaraga. Dukozwe ku maso tukamenya ibyo tubikiwe n'Imana iduhamagara, tukamenya ubwiza tubikiwe, nta kintu kina cyakwambura imbaraga. Imana ishimwe cyane. Turinginga Imana wikore ku mitima y'abera hirya no hino, amaso yabo arebe, barunguruke babone ubutunzi babikiwe. Ngo mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ubasha bwayo bukomeye ziri. Tumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha abande twebwe abari muri Kristo twahawe imbaraga. Haleluya. Iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ubasha bwayo bukomeye ziri. Nahamya ko pourcentage nini, umubare munini w'abakristo arukeka ko imbaraga zahawe abantu runaka, abavuga butumwa bakomeye, abahanuzi bakomeye, abapasiteri bakomeye, abantu nk'abo nabizera abagenda babimenya. Nitwe bakereka mvuga gutyo. Ngo mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ubasha bwayo bukomeye ziri. Igipimo kiri mu Mana ubwayo nk'uko imbaraga z'ubasha bwayo ziri, ntabwo kiri muri njyewe ngo nicogorane nazo. Mu Mana ubwayo tumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ubasha bwayo bukomeye ziri. Turingingira abera ngo bahishurirwe izi imbaraga, bahishurirwe abo bari bo, bahishurirwe ubutware bafite. Imana ishimwe cyane.
ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. 23 uhagumane mu mutwe, naryo ribe umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Bya bindi biri mu mutwe ariwe Kristo, bya bindi biri mu mutware w'itorero, natwe tuba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo n'ibimurimo byose 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 byose. Imana ikore ku maso y'abitorero ryacu mu Rwanda, itorero ry'u Rwanda. Imana ikore ku maso yabubera bari hirya no hino, bamenye izi imbaraga zitagira akagero bahawe. Tweme dusenge, tweme dusengere mu mahoro, nitunarwana intambara yo mu mwuka tuyirwanire mu mahoro no mwituze. Imana ishimwe cyane. Nta muntu wabara abizera bagira ubwoba bw'abarozi, abizera bashobora kurara adasinzira kubera ko igihunyira cyaraye hafi y'iwabo, kubera ko agapusi kaciyeho hano, kubera ko imbeba zaciye mu nzu. Ibintu simvuga ko abatorozi batabaho, barakorana n'umwete mwinshi, ariko imbaraga wahawe ntizigereranywa nabo. Niyo bagutera bakakugeraho, uzajye wibuka ngo Imana hari ikishaka kubikuramo, hari cyo yeme. Eda ugomba kumenya intambara y'umwuka, uzayikiza abandi, ugomba kumenya ibintu utaruzi, kuko nanone hari igihe tuba tuzi ngo ibyo ntabwo bibaho, ngo ibyo ni ibintu byo gukabya, hanyuma rimwe na rimwe Imana ikemera kubimenya, ukabyegera, ukabyiga kugira ngo uzabikiza abandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo izo mbaraga tuzimenye, tumenye ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Uko usukumenya ko mu mutwe nukumenya guhinduka ubuzima. Umugani wa yankuru ya wa muntu wasaze, noneho ngo kajya cyangwa yabonaga wari umunyorogoto, akabona inkoko imwirukanka igiye kumurya kuko we yumva ari umunyorogoto. Baramuvura baramwemeza ngo ntabwo uri umunyorogoto, uri umuntu. Aravuga ati okay, niba noneho ndi umuntu, iya nkoko irabizi ko ngewe ndi umuntu ntari umunyorogoto. Uko kumenya, uko sukumenya ko mu mutwe nukumenya ko ubuzima, ukamenya nyine ko utari umunyorogoto, hanyuma na Satani akabimenya ko uzuriwe. Niyo mpamvu ushobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu Paulo avuga ntibikore, hanyuma undi yabivuga bigakora, kuko ibyo byamuhindukiye ubuzima. Si ikibazo cy'umunwa n'ubumenyi bwo mu mutwe, ni ikibazo cy'ubuzima. Niyo mpamvu kwire kurya ijambo ry'Imana ukongera ukarirya, Satani nakagushuka ngo bekoreye ijambo ry'Imana. Irindi ryo rituzanira ubuzima, urarirya rigatangira ari amakuru wakira ameze nk'ahari aba Paulo na ba Petero, ugakomeza ukarirya, ukaryuza, ukaryumva kugeza igihe biguhindukiye ubuzima. Urabikwiriye nshuti y'Imana. Ni umugabane w'abagize itorero, ni umugabane wacu. Mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose. Aho se umva ari munsi y'abarozi? Umva ari munsi y'iki? Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Hari ibyadutse, hari bizaza hanyuma tutari twamenya, ariko aba hejuru yabyo. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, irangije imuha twebwe, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ibiri mu mutwe ntabwo uyu munsi uvomye amaraso yanjye ku mutwi wasanga ari groupe byaza groupe, ntabwo wasanga ari B, ngo nujya ku gatoki usanga ari A. Oya, amaraso namwe, ibiri muri Kristo niwo mugabane wacu. Data kore ku maso yacu, aduhe kumenya ubutware dufite muri iki cyongereza cyanjye kizageraho kiveyo. Yego Abikorino wa kabiri, ubwo Abikorino we ntahita yumvamo ko nishiyane abayumva bidaturanye. Mejo navuze ibyakozwe n'intumwa yeberwa ibyari byo. Abikorino wa kabiri 6:1 kugeza ku 10. Ngo kandi ubwo dukorana nayo, ndajya mfata Bibiliya yera mvangemo n'ijambo ry'Imana. Kandi ubwo dukorana nayo, nk'ibi bigahita byandikwa mu mutima wawe, ukajya umenya gukorana nayo. Kandi ubwo dukorana nayo, twebwe ubwo dukorana n'Imana. Haleluya. Aba nabizera si Paulo gusa. Kandi ubwo dukorana nayo
turabinginga. Ahangaha tugiye kumva responsibility, inshingano. Hejuru twumvaga ubutware n'ibyo twahawe n'ibyo twagizwe, ariko nagira ngo muri ino mirongo tujye gusoma ukuremo n'inshingano. Umutware utazi inshingano yica ibintu, kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Bwa buntu bw'Imana bwose wabonye muri Kristo Yesu utabuherwa gupfa ubusa. Muri ijambo ry'Imana avuze ngo none ubwo dukorana n'Imana turabinginga kugira ngo ubuntu yabagiriye bwe gupfa ubusa. Ku murongo wa 2 Bibiliya yera ngo kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Nkunda Imana uburyo preza yayo imeze nka fitire, kamera nka pasi. Ibi bintu byo kuba muri za pasi na za fitire ni twebwe ni twebwe no gutekereza kwacu kugufi, ariko ku Mana umunsi wo gukirizwamo n'uyu. Uko gukira kwaza kugera nyuma y'imyaka 10, 20, 30, umunsi wo gukirizwamo n'uyu. Preza na fitire nyine yitwa ndiho nkuko yabwiye Mose. Ni ndiho, ntago yijyana muri pase ngo bimeze gute muri fitire. Ni Imana ibera hose cyarimo, itangiro n'iherezo byose birayoroheye, ibibonera kimwe. Haleluya. Ngo yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Koko rero ubwayo yaravuze iti, wo ni mu ijambo ry'Imana. Koko rero ubwayo yaravuze iti mu gihe gikwiye narakumvise. Tekana, arakumva, yarakumvise. Mu gihe gikwiye narakumvise, ku munsi w'agakiza naragutabaye. None rero iki nicyo gihe gikwiye, uyu ni munsi w'Imana wo gukiza abantu bayo. Kuri 3 muri Bibiliya yera, ntitugire igisitaza, yemwe abitorero, ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Shuti y'Imana, wowe uri muri Kristo Yesu, wowe data yashyizeho ikimenyetso. Ubu mutoya, ubu umaze gukura, ubu kimeze nka mwana ukambakamba, ubu umaze kuba umwana ubasha kugenda ku maguru ye. Dore icyo data gushakaho, yakwanditseho izina rye. Uramuhagarariye iwanyu, mu kazi aho wicara, mu isoko aho uhaha naho ucururiza. Inyifato yawe itera abantu kwizera Imana, cyangwa kuvuga ngo bose barabeshye, ngo bose nabesukura, bose nabanyabye, baba bashaka amafaranga, baba bakora amazina no gushaka gukora izina. Nitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Impamvu dusengera bera ni ukugira ngo bahabwe ubuntu n'imbaraga mu minsi bagoye, be kugira igisitaza bashyira mu nzira y'umuntu wari we wese. Umva uko bavuga muri ijambo ry'Imana ngo twirinda kugira uwo twabangamira ku buryo bwose, kugira ngo umurimo dukora utagawa. Itorero, umubiri wa Kristo, abo Kristo abereye umutwe, natwe tukaba umubiri we. Twe kugira ikintu twashyira mu nzira y'umuntu wari we wese cyangwa ubere igisitaza, kugira ngo umurimo wa Kristo utagawa. Mutekereze ibintu twese bibaye intumbero yacu na goal n'intego yacu, uburyo habaho impinduka aho tuba mu gihugu cyacu. Twirinda kugira uwo twabangamira ku buryo bwose, kugira ngo umurimo dukora utagawa, umurimo wo guhagarara Kristo utagawa. Ibi bintu y'umutima wabyemeye, usaba data ngo mu buntu n'imbaraga akabiguha. Uzahagoranye n'umutima we kubyemera. Uravuga ati bakizwa cyangwa bareke, ubuse ndakomeza nibabarire, ndakomeza nipfire, nzihangana ibintu byose nabaye agasambi. Bakizwa cyangwa bareke, cyangwa bazakirizwa ahandi, reka ninjye wese wo kubonera. Twirinda kugira uwo twabangamira ku buryo bwose, kugira ngo umurimo dukora utagawa. Imana iduha ubuntu bakundwa. Nakibanze yemeza umutima wawe, iguhe kwemera ubuntu bwo burahari. Ubuntu burahari pe, aho umutima wawe banze wemerera Imana, kugira ngo umurimo w'Imana utagawa ku bwawe no ku bwanjye. Agakomeza muri Bibiliya yera ku murongo wa 4 ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Ahubwo ku kintu cyose, ikintu cyose wabyumvise ko ari cyose, ni cyose kuva ku isaha ugerera ku kazi kugeza ku yutahira, ni cyose kuva kuvugisha umuzamu cyangwa umusekirite waho winjira naho utaha, kugeza ku buryo usinya n'uburyo wandika, udutoya n'utunini. Ni cyose kubyo uganira n'umugabo wawe n'umugore wawe mu cyumba, cyangwa ibyo uvugira muri public, ni cyose.
ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana akavuga ngo ahubwo dukora byose twerekana ko turi abagaragu b'Imana, twihanganira cyane amakuba n'ingorane n'ibyago. Buri byayo twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Haleluya. Ku murongo wa 5, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo no mu mihati tuba maso twirirwa ubusa. Mu biboko umva nyine we harimo no gukubitwa no gufungwa, mu midugararo, mu mihati tuba maso twirirwa ubusa. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo twarakubiswe dushyirwa muri gereza, dutezwa imidugararo, twarakoze twiyuha kuya, twaraye tudasinziriye ndetse akenshi ntiturye. Twarakubiswe dushyirwa muri gereza, dutezwa imidugararo, twarakoze twiyuha kuya, twaraye tudasinziriye ndetse akenshi ntiturye. Iyo Yesu adusaba gupfa kuri twe abaze icyo arimo avuga. Iyo nshatse kuburana no kwisobanura kandi nyine ndabikunda nanga karengane nkanga umuntu wandenganya, ariko mbyibuza hari aho ngeze ngabanya. Nakwibuka ko Yesu utarakoze icyaha, Yesu utagize inenge, ngo bamutwaye agenda bucece nk'intama bajyana, kandi yarafite icyo kuvuga kuko nta n'icyaha. Twebwe hari n'igihe baba batubeshye kino cyaha iki kuko batakibonye, iki bavuze barambeshye, ariko iyo bakebuka neza bari kubona n'ikindi. Ariko abantu b'Imana, Yesu duhe gusa nawe, kuko tuba dushaka kuba justifié. Mbese atagira umuntu tubeshyira ngo twiki ibintu ngo tugira akajagari ngo nitwe byatangireho. Bamutwaye nk'intama bajyana kubaga, ngo ntiyigeze abumbura akanwa, kandi we yari umukiranutsi utagira inenge. Aho wowe bakubeshyeye iki, ariko bufite ibindi batamenye. Twarakubiswe dushyirwa muri gereza, dutezwa imidugararo, twarakoze twaraye tudasinziriye ndetse akenshi ntiturye. Umva uko navuga kuri 6, hamwe n'iyo midugararo umva uko umutima ukomeza kumera, ngo dufite umutima uboneye. Yesu tugezeyo kubw'ubuntu bwawe, abitorero turifuza ko ibi byaduhindukira ubuzima. Dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya. Dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya. Tutagira gute? Tutarambirwa. Ariko Mana uzazarya, ariko ubu ninjye waboneye, ariko subundi urahari, subundi uranyumva, subundi ubunabwirwa n'ikikunzi. Yabikubwiye kuva kera, yabyanditse mu ijambo ryayo. Ibikubwire gute? Niba ari iminsi yo guceceka zirongera kuvuga iki? Dufite umutima uboneye, mu makuba dufite umutima uboneye, mu byago n'imihati na gereza n'inkoni dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tutaretse kugira neza. Undi kwitunganya ukimerera neza udakomeje ibintu byo kugira neza ntacyo bitwaye, ariko utaretse neza wari ufite, utaretse kugira neza, uyigirira abakugiriye neza n'abatarimo kukugirira neza. Tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya, tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso. Haleluya. Tutatakaje ukuri, tutatakaje imbaraga z'Imana, tutaryamye ngo twiyorose. Ngurumva ngo bizaba bicaho byagaciye, ngo mbaye ndyamye aho izabishakira irabishaka. Nshuti y'Imana, umwanzi n'ukurwanya, ni wagusabye ngo akugosore, ariko dore abitorero inshingano tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, tutabiretse, mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe. Dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri. Umuntu watekereza ko ari umushukanyi ariko ari ukuri, murumva ko nta bisobanuro aba yatanze, aba yicecekeye. Mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe. Dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri. Reka nsome muri biri jambo ry'Imana 6 kugeza ku 8, ngo turangwa n'imibereho izira amakemwa. Turangwa n'imibereho izira amakemwa no kumenya ukuri no kwihangana no kugira neza. Turangwa kandi na mwuka muziranenge n'urukundo ruzira uburyarya. Turangwa n'imibereho izira amakemwa no kumenya ukuri no kwihangana no kugira neza. Turangwa kandi na mwuka muziranenge n'urukundo ruzira uburyarya. Hari igihe abantu bitiranya uburyarya no kwihangana, ni ibintu bibiri bitandukanye.
kwihangana ni igihe dufite ibyo twapfuye nkaba nagombaga kugusuzugura cyangwa kukubwira nabi, hanyuma nkaba nzi iki ijambo ry'Imana rinsaba ko ari uko nca bugufi nkakuvugisha tugakomeza tukabana amahoro, nkabwira Imana ngo mpa kumukunda, mpa kumubabarira, mpa gukora icyo ngomba gukora. Hanyuma uko mbimusaba ni nako mbishyira mu bikorwa. Uburyarya ni ukuza nkarenzaho nkaho nta cyabaye, mu mutima hapfa hagutuka hakuvuma ariko nkavuga Imana ishimwe cyane, yo nari ngukumbuye, yo ariko mu mutima bitari. Umutima rero kwihangana rero tubwiza Imana ukuri, ariko kubwiza Imana ukuri ntibivuga ngo sinakira iby'Imana insaba. No. Ravuga ngo Imana ngo ngende umunyakuri ngo nuko nyine ngo iyo ndavugana n'umuntu ngo ntituba tuvugana. Then imbuto z'Imana ziri he? Imbuto z'Umwuka Wera ziri he? Urabwo Imana sifite imbaraga, ariko ubwo ari byo usaba abitorero, ariko ari byo utegeka abitorero bime. Mpa kumukunda by'ukuri, mpa kumubabarira kuko nibuka ko nawe wambabariye kandi ukimbabarira. Mpa kumukunda kuko urukundo rwawe kuri njyewe rutagabanuka, kuko itegeko rishya ryaje rivuga ngo dukunda abantu nkuko Kristo yadukunze. Igipimo ni icyo Kristo ankundamo, ntabwo ari kumukunda nkuko nikunda. Imana itugirira ubuntu. Kuri 7 akavuga, kasubire kuri 6, turangwa n'imibereho izira amakemwa no kumenya ukuri no kwihangana no kugira neza, turangwa kandi na Mwuka Muziranenge n'urukundo ruzira uburyarya n'ukuri, twamamaza n'ububasha Imana iduha, imyifatire itunganye. Mwumva aka kantu bakundwa we, imyifatire itunganye niyo ntwaro turwanisha kandi ni nayo ngabo idukingira. Katubayeho neza neza. Imyifatire itunganye niyo ntwaro turwanisha, ntabwo ari ntabwo ari imyifatire itunganye niyo ntwaro turwanisha kandi ni nayo ngabo dukinga. Burya imyifatire itunganye iba ingabo nayo nkuko kwizera kuba ingabo. Yego. Burya imyifatire itunganye hinduka intwaro. Yego. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imyifatire itunganye niyo ntwaro turwanisha mu ntambaro uri mucamo, mu bigeragezo uri muhura nabyo, mu bikurushya n'ibikuvuna umutima, uri murarwanisha iki? Imyifatire itunganye niyo ntwaro turwanisha kandi ni nayo ngabo dukinga. Nta bindi tuzana, imyifatire itunganye. Ngo rimwe abantu baduha icyubahiro ubundi bakadukoza isoni, rimwe bakadusebya ubundi bakadushimagiza, batwita abanyabinyoma nyamara kandi turi abanyakuri. Haleluya. Rimwe abantu baduha icyubahiro, mu cyubahiro bikugendekera biti, ubundi bakadukoza isoni, iyo wakojejwe isoni bigenze gute? Rimwe bakadusebya, iyo wasebejwe bigenda bite? Ubundi bakadushimagiza, iyo badushimagize tumera dute? Ngo batwita abanyabinyoma nyamara kandi turi abanyakuri. Ku 9 dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi birangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'abababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga akanya gato ibyo basha kwibuka. Ni wowe nanjye bagize umubiri wa Kristo, n'abandi benshi tutari kumwe, n'abandi benshi badukurikira cyangwa batazigera banadukurikira, ariko Imana ifite abantu, ifite abahungu, ifite abakobwa, ifite abakuru, ifite abato, ifite ababanjirije abandi mu rugendo barimo batoza barumuna babo, ifite abagitangira urugendo, ifite abari mu bihe byiza byuzuye amashimwe, ifite abari mu guca mu bihe bigoye, ariko imbaraga za Kristo muri twe ntizigabanuka, n'inshingano abitoro bahawe ntizihinduka ngo nukuri mu gihe cyiza cyangwa kibi. Mutima wawe ukingurire Umwuka w'Imana. Ubutware n'ubushobozi bwahawe itorero ntago buhinduka, ntago bugabanuka ngo nuko abana b'Imana barimo guca mu bihe bikomeye cyangwa ibizoroheje. Inshingano abitoro dufite zo guhagarara Kristo, mwibuke ko turi abantu bakorana nawe. Ntabwo izo nshingano tuzitakaza ngo nuko hari ibintu byatinze cyangwa bitagenze uko twashakaga. Ntabwo izo nshingano tuzirambika ngo tuzongere tuziterure ku munsi w'ibyishimo n'umunezero. Oya. Ni wowe muntu Imana ifite. Komera kugira ngo ukomeze abandi. Ibuka ko ari wowe Imana ikorana nawe kugira ngo ikiza mu muryango wawe. Ni wowe Imana ikorana nawe kugira ngo ikiza muri generation wavutsemo. Tujye kwisengera twebwe turi hano, niturangiza dusengera itorero. Ibi bintu bigaragara mu itorero. Ibi bintu bigaragara mu itorero. Ibi ni bigaragara muri twe, yabiza imbaraga
no guhagarara mu nshingano, ubwami bw'Imana tuzaba tubuhagarariye neza. Ariko hari abantu Imana yari gucamikiza abandi bahise babirambika kera kubw'ibyaha, kubw'ibyago, kubw'amakuba. Tekereza ba Pawulo bakubitwe inkoni za mbere bagahita babivamo. Tekereza ba Petero bashyirwa muri gereza bagahita babivamo. Tekereza intwari zose zo kwizera iyo zidakomeza urugendo. Utekereze Daniyeli iyo bamubwira bati rero tujya kunaga mu rwobo rw'intare kuko wasenze kandi ari igihe cyo kudasenga, agahita avuga ati we ndabihinduye. Izi nkuru zidukomeza umutima, icyatumye Babuloni yose ikizwa muri iyo generation ntabwo twari kuba tugifite. Tekereza abanyirakuru wa Timoteyo na nyina wa Timoteyo bashobora kuba bari bafite abagabo b'abanyamahanga. Tekereza kwizera kwabo bahaye umuhungu wabo Timoteyo agahinduka intumwa, agakora imirimo itangaje. Tekereza imirimo yakoresheje abera, umenye ngo uyu munsi ni wowe ufite. Nta Petero, nta Paulo, nta Daniyeli, nta Yosefu, ni wowe Imana ifite, ni twebwe Imana ifite. Reka dusengera abitorero twe kujyana hirya, wihereho uvuga uti mpobonto bwo kuguhagararira ko bikwiriye. Ntuvuge ngo ba pastor Tanse bazavuga ubutumwa bwiza, ntuvuge ngo bakanaka barahari. Ni wowe banza wirebe wowe nk'urugingo rugize umubiri wa Kristo. Uzuramutse ukomere mu byo wizera, abantu baza mu gakiza. Uzuramutse ukomere mu byo wizera, uzuramutse umenye ubutwaro ufite muri Kristo, ubwami bwa Sekibi wasenya. Uza abantu watera gukizwa. Twese turi ingingo zikorerana. Iyo ucogoye urancogoza, iyo ncogoye burya ndagucogoza. Ikiganza niba gifite intoki 5, iyo urutoki rumwe rwabaye paralize, hari imbaraga kuri kwingingira itorero. Data, vugana n'imitima yacu mu ijambo ryawe. Koresha buri jambo ryageze mu matwi yacu, uri twibutse rikora icyo waritumye gukora. Mugarago yatangira avuga ngo ubwo dukorana nayo. Mwami, ni twebwe uyu munsi duhagaze tubivuga ubwo dukorana nawe. Turimo abagore, turimo abagabo, abasore n'inkumi, dukorana nawe. Twebwe ubwacu twahuriye kuri iki gicaniro n'abadukurikira hirya no hino Nyaguhora ku Ngoma. Turasenze ngo duhe ubuntu, utwibutsa abo turibo muri wowe. Twibutse ko turi abantu bakorana nawe. Twibutse ko turi akanwa kawe, turi ibiganza byawe, turi amaguru yawe, kugira ngo intege nkeya zatwizingiyeho zidukurweho Mwami w'abantu. Tugusabye ubuntu muri iri joro, tugusabye ubuntu, tugusabye ubuntu, tugusabye imbaraga Mwami w'abantu. Ngwino twambike imbaraga zawe nk'uko wazitugeneye. Ngo zazindi zakuzuye mu bapfuye nizo zikorera muri twebwe, ngo ni imbaraga zitagira akagero zirenze ko umuntu yazivuga. Izo nizo wahaye abakwizera Mwami. Reka izo mbaraga zigaragare muri twebwe barimo kugutakira uyu mugoroba. Reka aho twari ducogoye twambara imbaraga zawe. Reka aho twari turambaraye twubitse imitwe duhetamye tutaza abaturiwe muri wowe. Utubyutse kubw'ubuntu bwawe, utubyutse kubw'imbabazi zawe, utwibutse ubutware dufite muri wowe Mwami. Reka ijambo ryawe ribe rizima muri twe, twibutse abo watugizeho, ubikure mu bumenyi busanzwe, biduhindukira ubuzima, biduhindukira ubuzima. Itorero ryawe warihinduye irishitse kandi rishikirwamo na byose, ibiri muri wowe byose nibyo waduhaye Mwami w'abantu. Reka byuzurire muri twebwe, byuzurire mu mwuka wacu, mu bugingo bwacu, mu mubiri wacu, bibe manifested mu mibiri yacu. Tugukorere mu mbaraga, tugukurikire mu mbaraga Mwami w'abantu. Aho turi ubwami bwawe bube buhari, bube buhageze. Imiryango twinjira mu bwami bwawe buhagere, aho dukora ubwami bwawe bube buhari. Ibiranga ubwami bwawe bigaragara aho turi Nyaguhora ku Ngoma, kuri abo bahungu, kuri abo bakobwa, aho twabyishe. Tugusabye imbabazi aho twabiyobewe, ngo niko ku bwoko bwawe bwicwa no kujijwa, bukicwa no kutamenya. Utwongera ni mahirwe Mwami, udukangure, ukore ku maso yacu kugira ngo tukumenye. Utwongere kukumenya, uduhe kumenya ibyo twinigizwa nawe uduhamagara, uduhe kumenya ubutware dufite muri wowe n'imbaraga dufite muri wowe, kugira ngo tutarambarara Mwami w'abantu. Tugusabye ubuntu, tugusabye imbaraga. Abitorero wabahaye responsibility,
wabaye inshingano zo kukugaragaza. Tugusabye imbabazi ahantu hose abantu basuzuguye izina ryawe, bakagaya ibyo gukizwa, bakagaya ibyo abasenga, bakagaya ibyo bari mu nsengero kubera twebwe. Tugusabye imbabazi, tubabarire Mwami. Aho abantu babonye abagore bagukurikira ari abapfapfa, bakabona abagabo bagukurikira ari abapfapfa, bakabona abasore n'inkumi bagukurikira ari abaswa, tugusabye imbabazi aho twaranzwe n'ubuswa, aho twaranzwe n'akajagari. Tugusabye imbabazi Mwami w'abami, aho twaranzwe n'intege nkeya, bakavuga ngo turasinda nabo bagasinda, turasambana nabo bagasambana. Tugusabye imbabazi Mwami. Tugusabye imbabazi aho twarwanye tukaburanira imbere y'abatakwizera, bigasuzuguza izina ryawe muri iki gihugu. Tugusabye imbabazi aho twarwaniye imyanya nk'abatakuzi, tugaranira ibyubahiro byacu. Utubabarire kandi utugarukaneho imbabazi. Utwibutse inshingano, twibutse gukorana natwe. Ni twebwe kanwa kawe muri iki gihugu cy'u Rwanda, ni twebwe amaboko yawe, ni twebwe amaguru yawe. Mwami, turingingira abitorero, turingingira ingingo bagenzi bacu abari hirya no hino muri kino gihugu, abatoya n'abakuze. Turinginga Mwami, turi imbere yawe ngo byutsa abarambaraye, byutsa abarambaraye, abakristo barambaraye Mwami, abavuga ubutumwa n'abari abakristo mu nsengero zabo, mu ngo zabo ari abakristo, abantu babizi ko bakijijwe, bwacya bakagira ibihe bibarambaraza Mwami w'abami. Turakwinginze ngo ubegure aho bari Mwami, ubegure. Tuhamagara kubaho kwawe, tuhamagara umwuka wawe kuri abo basore, kuri abo bakobwa, kuri abo bagore n'abagabo bitirirwa izina ryawe, babandi washyizeho ikimenyetso cyawe ko ari abawe, babandi baharaniraga gukora ibyo ushaka Mwami w'abami, bakaba barambaraye. Turakwinginze ngo ubegure Mwami, abo ubwami bw'umwijima bwabusanyije, bakaba bacuranye ubwenge busa nk'ubwagiye. Turasenze ngo beguke, babyuke mu izina rya Yesu. N'abataye ubwenge burundu twabona bameze nk'abasazi, imbaraga zawe zirazura. Tubavuzeho umuzuko abo bagabo, abo bakobwa, abo bagore mu izina rya Yesu. Abishwe n'agahinda, abo umwanzi yakiriyeho iteka bakabyakira, bakumva ntibakwiriye imbabazi. Reka ubuntu bwawe bubegura aho bari. Abakanguriye abandi ko bukiranutsi Mwami, abakijwe ari abambere mu miryango y'iwabo, bagatera abandi benshi gukizwa, uyu munsi bakaba barambaraye. Mwami w'abami, turegura ubuzima bwabo imbere yawe. Turasenze ngo imbaraga zawe zibasanga aho bari, nyaguhora ku ngoma, babe hejuru y'ibyabaryamishije, babe hejuru y'ibyabambuye imbaraga, bongere bashyirwe hejuru, imitwe yabo yongere yemeshwe, amaboko yabo yongere akomere, amavi yabo yongere akomere, imyuka yabo yongere isabane nawe, igicaniro muri bo cyongere cyake kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Abari barakiriye gukiranuka kwawe Yesu, kukabahindukira gukiranuka batuyemo, babamo, bari baravuye mu byaha turabibona, bari baratandukanijwe n'urukundo rw'ibyisi turabibona, bari ishema ryacu, bari abantu twirata, bayoboraga abandi mu bukiranutsi, barimo abakobwa bari baravuye mu bibi, barimo abagore n'abagabo bari baravuye mu bibi, barimo abasore bari baravuye mu bihendo by'ubusore. Uyu munsi basubiye mu byo bari baravuyemo. Turakwinginze ngo imbaraga zawe zibegure, bongeye gukunda iby'isi bari barabiteye umugongo. Turakwinginze ngo imbabazi zawe zibegure, imbabazi zawe zibegure Mwami. Bari urugero rwiza rw'abizera, turakwinginze ngo imbabazi zawe zibegure. Abakobwa bamwe basubiye mu kwambara ubusa, abandi basubiye mu bupfumu, abandi basubiye mu nzaratsi, abandi basubiye mu nzoga, abandi nta byiringiro bafite. Imbabazi zawe zibegure aho bari. Abandi barafite imbaraga zo kwihanganira bagerageza, none uyu munsi zabashizemo bararambara. Ubegure. Barambitswe n'ibyago, barambitswe n'amakuba, barambitswe n'ibyaha, barambitswe no gutegereza igihe kirekire. Turinginga ngo ubegure, ubibutse imbabazi zawe, ubibutse imigambi yawe. Kore ku maso yabongere bakubona, bamwe ntibakikubona, ntibakikumva. Turabasengeye nk'uko Elisa yasengeye umugaragu we, ngo akorwe ku maso abone ko ingabo ziri kumwe nawe ziruta ubwinshi zibarwanya. Mwami, dusengeye abo bagabo, dusengeye abo bagore, basore n'inkumi nyaguhora ku ngoma, ngo bakorwe ku maso muri iri joro, bamenye kuri kumwe nabo utabataye, nubwo batakumva, nubwo batakubona, nubwo batakureba, bamenye kuri kumwe nabo, maze ubatere gufata ibyemezo bizima bitagira umugayo, ubatere kuguma mu nzira igororotse, ubatere gukomeza muri iyi nzira ifunganye, ubatere kutirwanirira, ngo gutungana ubuzima buboneye bujya bubinga bikingira umuntu, ukaba intwara arwanisha. Ubibibutse, byandike mu mitima yawe. Turakwereka abavuga butumwa bavuze ubutumwa muri kino gihugu,
turakwereka bariya abagabo bigishaga tutaranakizwa. Mwami w'abami, turakwereka bariya basore bakirijwe muri segonderi, bariya babaye muri iriya mirimo y'abanyeshuri muri za jebe n'izindi n'andi basosiyasiyo y'abanyeshuri, bariya bakanguriraga abandi, babandi b'abakobwa bita ba pasterine, babana bitwaga ba pasteri ari abana batoya banyanyagiye muri ino si. Turabaza bari muri za Amerika, bari muri za Canada, abari hirya no hino mu isi, bari mu bihugu by'i Burayi, abari muri no mujyi wa Kigali, bahagutaye bari kure yawe. Urabazi, urabakunda, beguza imbabazi. Reka tubona bagaruka Mwami, reka tubona abo basore bagaruka, tubona abo bakobwa bagaruka, tubona abagore n'abagabo bagaruka Mwami mu nzira zawe kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Uduha ubwenge bwo kumenya icyo twabamarira nuko twabagenza. Turakwereka abapasteri bayoboye benshi ku bukiranutsi, babatije imbaga, barabwirije, inyigisho ziradufasha. Bukeye tuyoberwa icyo babaye, bukeye bavuga ibinyuranye n'ibyo bahoze bavuga. Mwami w'aba mutunzi w'imbabazi, tugarura abo bagabo, tugarura abo bagore kubw'imbabazi zawe. Utuboreho twasanze barambaraye natwe Mwami w'abami tukabasonga. Utugarukaneho imbabazi Mwami w'abami, utugarukaneho imbabazi, ubagarukane mu ni wowe wahaye impano. Satani nta muntu n'umwe yahaye impano, nta muntu n'umwe yahaye igikundiro. Mukunzi mwiza, nutugarura abo bagabo n'abagore Mwami, abitorero mu Rwanda, ubeguza imbabazi n'ubuntu bwawe. Urakoze kuri umutunzi w'imbabazi. Dusengeye abahagaze ngo bakomerezwe amaboko, bakomerezwe uruhanga, ntibacogore. Waratubwiye mu ijambo rya ngo wibwira ko ahagaze niyirinda atagwa. Abaguye bari barahagaze, hari iminsi bari bahagaze Mwami w'aba. Mwami twigishe icyo kwirinda, kuko ibyo ugomba kurinda we mu mwuka wera urabirindira muri twebwe, ariko twigisha uruhare rwacu, twigisha uruhare rwacu. Tundi ubupfafa budutera kuvuga ngo ntacyo naba, ngo sinasitara, kandi twarabonye abagabo nyabagabo basitara, twabona abagore nyabagore bayoba. Mwami w'aba, sanga abasore bibwira ko bahagaze, sanga abakobwa bibwira, sanga twebwe tumaze imyaka muri uyu murimo twibwira ko duhagaze. Mwami w'aba, udukize ubupfafa bw'igihe cya nyuma, uduhe kuba maso, uduhe kuba maso. Uravuze ngo intore zawe uzazirengera vuba bidatinze, ariko urongera uravuze ngo isi umwana w'umuntu nagaruka ngo azasanga kwizera kukiri mu isi. Ese bitugosorwa bingana bitya uzasanga tugifite kwizera? Ese ibihe nibiduhinyuza? Ahari umwanzi aradusaba nk'uko yasabye Yobu. Abagore basabwe, abagabo basabwe nk'uko umwanzi yasabwe Yobu. Ubahe kunesha, ubahe kunesha, ubahe gufata ibyemezo bishingiye mu ijambo ryawe, ubahe gufata ibyemezo bishingiye mu ijambo ryawe. Mwami soza icyo ushaka ku itorero ry'u Rwanda. Duha amatwi yo kukumva, duha amaso yo kukubona, duha imitima imenya imigambi yawe. Rimwe na rimwe tuyoberwa nuko twasenga, tukayoberwa uko twakwifata, tukayoberwa ikibanza n'igikurikira. Mwami niba ari igihe cyo kugutegereza, utwigishe ko tugutegereza. Niba ari uburyo bwo gusenga watwungura, ubu twungure turi imbere yawe. Niba hari icyo watwongorera, nta kindi dushaka uretse kubona itorero ryawe rirabagirana ubwiza warigeneye, rirabagirana icyubahiro warigeneye, ryambaye imbaraga warigeneye, ryambaye ubwiza warigeneye. Imitima yacu irashaka kubona abantu bakizwa, irashaka kubona abantu bakomerera muri wowe. Ishusho watugeneye ariyo dufite. Utumareho umugayo wose dufite, utumareho igisuzuguro cyose dufite, utumare mu rukundo rw'ibyisi, utumare mu guharanira gukomera kandi wacu atarindwa. Igihe kimwe abigishwa bashatse kukurwanira, urababwira ngo ubwami bwanjye si ubwino, ngiyo mbishaka mbasabye data kohereza legiyoni. Mwami twebwe twaradamaraye nk'aho iwacu ari ino, ubwami bwacu bwabaye ubwino, ibihembo byacu bibi byino, gukomera kwacu kubukino. Ngwinongera ukore ku maso yacu, tumenye ibyo twiringizwa nawe duhamagara, tumenye umunani wuzuye ikuzo, umurage wuzuye ubwiza ubikiye abawe, maze kubona bidutere kubona ibyisi nk'amasi bitagira agaciro. Twigisha ubwenge bw'iki Mwami, ndagusaba ubwenge muri iki gihe cyanyuma, ndasabira bera ubwenge muri iki gihe cyanyuma. Abagore bakijwe bafite abagabo badakijijwe, ubwenge bw'iki gihe cyanyuma. Abagabo bakijwe bafite abagore badakijijwe, ubwenge. Habana ubwenge, hababyeyi ubwenge, habayoboza ubwenge, habayoborwa ubwenge bwawe bumurikiwe nawe. Urakoze data, tugusabye ubuntu,
n'imbaraga byo gusenga. Uturinde gucogorera hagati. Ibihe byiza byo gusenga tuzabirekeraho tuvuye muri uyu mubiri. Duhe ubuntu bwo kudacogora. Duhe imbaraga zo gukomeza kuguhamagara. Niko wavuze. Ngo yemwe abubitse Uwiteka nimukamuturize, nimukamuhweme kugeza igihe azahindura Yerusalemu ishimwe mu mahanga yose. Uratubwiye ngo nidusenge ubudasiba. Twigishe gusenga ubudasiba. Twigishe gusenga iteka kugira ngo tutagwa mu moshya. Duhe ubuntu, uduhe imbaraga igihe ducogoye kugira ngo dukomeze tugutumbire. Duhinduka abo wifuza ko tubaho. Reka buri mukobwa wawe na buri muhungu wawe twabanye muri kano kanya umuhe kumenya imigambi yawe, umuhe kumenya icyo umushakaho, umuhe inyota yo kubyifuza kugira ngo ahagarare mu mwanya umushakamo, abeho ubuzima wifuza kwaba, avuga avugishijwe nawe, afate decision ayobowe nawe. Udukize kuba bacu ngo twigenge, utwuzuze kubaho ku bwawe. Umugisha abana bawe twabanye muri uyu mwanya wo gusenga, uhembura imitima y'abari barushye. Igicano cy'amasengesho cyake mu mitima yacu, ibicano by'amasengesho by'ijambo ryawe bibe bizima mu ngo zacu nyagora ku ngoma. Tuba ababyeyi batoza abana bacu inzira zawe, tuba urubyiruko rutoza rugenzi rwabo. Tuvuga ibyawe, dore intege nkeya zaduteye kugira isoni z'ibyawe. Ushize bw'amanga turabubura, intege nke ziradutwikira, ariko wongere twuzuza imbaraga zawe, twuzure Mwuka Wera w'Imana kugira ngo ibyo wageneye itorero bitugaragareho. Duhe ububyutse muri iki gihe cyanyu, ukangura itorero, imirimo yawe n'ibitangaza byawe bikoreka hagati muri twe. Uduhe kwihana kuri genuine. Urakoze Data. Umugisha abana bawe batuma amajwi yacu abasha kugera ku bandi, tugahuriza umutima turi benshi imbere yawe. Abo bose ubaha umugisha. Subize gusenga abahungu bawe n'abakobwa bawe bazamukanye imbere yawe, twambika imbaraga maze dusiganwe. Ntituve muri course, dusiganwe kugira ngo dusingire icyo wadufatiye Kristo. Tuzarangiza urugendo amahoro, twarakoze ibyo twasabwaga gukora byose, kugeza kuri wa munsi uzatubwira ngo nuko mugaragu mwiza. Uduhe kuba abizerwa, uduhe gukiranuka mu gatoya no mu kanini, tugwiriza imbaraga zawe. Urakoze Papa. Tuvuze umugisha wawe ku itorero ry'u Rwanda, tuvuze umugisha wawe ku gihugu cy'u Rwanda, tuvuze umugisha wawe kubera hirya no hino. Abari batsikamiwe bakurwe munsi yo gutsikamirwa, abari bari mu mwijima bongere basohorezwe rya sezerano ry'uko bagukurikira batagenda mu mwijima ukundi. Urakoze Papa. Cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze kwitanga. Tuzasuza amasengesho yacu ku munsi w'ejo. Imana iguha imbaraga n'ubuntu byo gusenga no kwiriza no kwigomwa ibirangaza ibyo ari byo byose. Turakomeza muri niba turesa 11 za mu gitondo no ku mugoroba dusangira n'igaburo ryera. Imana ibahe umugisha, mugira umugoroba mwiza. Imana yamuhinduye icyago bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi.